ese nk'ubu ngubu ukundana n'umukobwa akagufata uri kumuca inyuma wakirukanga wabyitwaramo gute? Buriya rero buriya kugira ngo uzaca umugore wawe inyuma nyine ni biba bigoye cyane kubera ko urabona hari nyine abantu bose ko bagira imico mibi, hari bafite imico mibi bafite imico myiza. Rero abagabo bose soko baca abagore babo inyuma, kandi n'ababikora ubwo nyine nundi basanzwe babikora nyine gusangiye ku giti cyanjye amfashe wenda namuciye inyuma so byabahora sinzi biragoye cyane ngewe mbese ngewe ku marangamutima yanjye nuko mbyifuza ngewe aramutse amfashe nawe yatishere rwose dore nafashwe nyine gira icyo ugira nyine dore mbabarira cyangwa se ushaka indi myanzuro icyaha wacyemera? nacyemera kandi mugate dore icyaha nagikoze mbabarira cyangwa dushaka kindi kintu twakora, ariko naba namanitse amaboko nkavuga ati dore je nazamuye mbabarira. Abahungu b'ikigali bakunze kubashinja yuko mukunda abakobwa benshi, ugakunda umukobwa mugasyata ukamukunda karuruma ukamukunda nyabugogo no kuzamura. Abahungu b'ikigali koko iyi mico muregira? No kuvuga ngo rero iyo mico mani nyine ni yababandi bandi nyine baba bararenze ku ndenga kamere, urumva mbese baba barazamutse n'undi rwego kuko nta kuntu wabukunda umukobwa Nyamirambo urumva muri Nyamirambo mu buce nka Bundeda Nyamirambo kuri 40 ukunda umukobwa kosimusa umukobwa no kujyanye mu mukobwa no kuri tapa umukobwa ntago byumvikana. So nyine umuntu ubikora nyine tu nawe abagize handi kurundi rwego rwo kuba yarararutse akajya mu zindi nyine mbese aho ngaba yarataye mbese bataye umurongo tu, ariko nyine ndakeka nawe bipfa kubaho cyane. Subwo wakunda umukobwa mani ugakunda gaskata karuruma nyacyonga urumva nyine warenze ahandi hantu. Abakobwa abahungu bavuga ko abakobwa urumva hari na tereme bigeze kuzana mu minsi yashize babitaga ngo ni biryabarezi, ngo ni biryabarezi, bakabashinja yuko abakobwa cyane cyane ba pointinga ku mafaranga, ari abakobwa bakunda amafaranga cyane kurusha uko bashyira imbere urukundo. None umva gute ko abahungu bo ntabwo byashoboka ko bashyira amafaranga uko bashyira amafaranga imbere urukundo rukaza nyuma? Ntabwo byo byashoboka. Ni ukuvuga ngo rero ko bariswe ibiryabarezi sibyo bari yarabize ko byanarimbiwe cyane to amaji yabiririmba n'iki urumva ahabwiye ati ngo ibiryabarezi sibyo, ariko yavuze ibiryabarezi no twatoneye kibya byo twaje kwisonekirwa nyuma kumva ko ibiryabarezi ari abakobwa urumva. So ariko nyine muri gihe nanze ko ikiryabarezi cyakindi nyine bya bindi bakina bimwe byo muri betting, ariko mbese nari usobanuje ko ibiryabarezi nyine ari abakobwa to kuko nabo babwiraga amaje bati ngo tutubwira ko turi ibiryabarezi. None se ntabwo byashoboka ko abahungu nabo bashobora gushira amafaranga imbere urukundo rukaza nyuma? Kuko nyine abantu bakubwira tubirose bafite amaranga mutima yiwe. Hari ukuntu nyine umuhungu nawe akundana n'umukobwa afite impamvu runaka, nkuko umukobwa nawe yakundana n'umuhungu ariko afite impamvu. Nawe nakubwiye ngo umukobwa nyaramutse ambwiye ko yankunze natekereza kabiri, urumva nawe batese umukobwa n'urukundo rumugenza cyangwa ni ikindi kintu kimugenza hagati aho. Rero n'umusore hari ukuntu kuno mu baby umukobwa nyibite n'impamvu muziho historique urayizi bihagije. Biterwa na historique yo mukobwa. Okay. Historique y'urayibona gutya turayizi gutya muri kenda muraturanye muri quartier umuzi mico yiwe uzi uko ameze uzi byakora mbese man ufite historique ishoboka yiwe to historique yose y'urayifite gutya kimwe kugera ku cyanyuma. So nyine n'abahungu nyine hari cyo yagukunda gufite impamvu runaka, mwene ufite amafaranga akavuga ati uramubebe afite ikofi n'iki reka mbashwa namusaba ubushuti tube inshuti mukuri ako nta rukundo namukeneye ari yakofi tu. Abahanzi hari ubwo bajya baririmba uturirimbo tw'urukundo hari uvuga ngo ndagukunda nzapfejo Ankostini urumva, hari ndimbo urazizi ujuzumva abari abahanzi urumva muri amahanzi irimba bira bintu urumva ku giti cyawe ukoresha logique yawe urumva umuhanzi irimba bira bintu urumva ubona ko abayitegereje neza ko ibyo bintu aririmba bishoboka cyangwa no kuryoshya indirimbo ye? Ni ukuvuga ngo rero nyine abahanzi rabizi nyine hari ibyo baririmba bijyanye n'ubuzima baciyemo, ugakunda n'umukobwa ndakakubabaza sibyo, cyangwa ugakunda n'umukobwa kujyana mu byishimo sibyo. Kuko njye ndibuka iriya ndimbo ya Ankostini ndagukunda nzapfejo ndibuka yisohora kabisa nimba nayikunda no mu bebe bwa mbere
iya ndirimbo ndagukunda za Pejo aririmba ngo ni mwiza nagereranywa ni nka ryawe ry'agaciro urumva noneho nawe na sheri wanjye ndabyibuka ndamuririmba nyine ndirimbo arambwira ati ngo mwese ngiyo ndirimbo ni yahe ndabwira ati iyi ndirimbo ni ya Costi ariko nyine ugena nayo kimwe mu mutoma nyine mubwira ngo nguri mwiza nugereranywa uri ryabuye ry'agaciro ndagukunda kuruta niyisimbamo urumva bebe mubwira aravuga ati mbonye sheri koko urumva bebe arishima cyane namushimisha bya hatari ariko nuko kuvuga ngo rero buriya umuntu wese umuhanzi wese arimba bijyanye n'amarangamutima yiwe nibyamubayeho nibitaramubaho ariko nibijyanye n'ubuzima turimo cyangwa se tuzacamo bwa buri munsi so kintu babivugaho rero nukuvuga ngo abahanzi indirimbo basora z'urukundo nuko baba bafite wenda hakundana n'umukobwa akaba bite n'urukundo murimo bikasha kwamukura igitekerezo cyo kuba wamuzana indirimbo bitewe nuko mumiranye nuko mwitwarana kwasha kwasora indirimbo y'urukundo bitewe n'urukundo mufitanye yego aha ikiganiro cyaryoshye cyane hari ikindi kintu nifuza kukubaza urumva abasore bikigali urumva watsobanuriye ko ibyo bintu biterwa na kamere y'umuntu ku giti cye kuba akunda umukobwa hano ukamukunda na hariya umbwira ko ari biterwa na kamere y'umuntu none se na umukobwa we ukunda abasore barenze babiri bamuvugaho iki nukuvuga ngo ikintu umukobwa ukunda abasore barenze babiri nkakamubwira ko amukunda akabyemera no kuvuga ngo rero ngewe icyo nabivugaho ku muhungu ukunda abakobwa babiri kuko musubwo afite imitima ibiri ngo icyo gihe nyine uba warenze ahandi hantu kuvuga ngo rero ukuntu bimeze umutipe bese ukunda abakobwa babiri cyangwa se batatu cyangwa se ngiye namara mugira tu numva nuko wareba muri abo babiri akareba umukunda kuko nawe akunda kandi yumva akabasha kuba yamubwiza ukuri akava mu rujijo nyine agakunda umuntu umwe kubera ko afite umutima umwe akawuha umwe ikava mu nzira naho umukobwa ukunda abahungu barenze babiri oya abakobwa barabikora cyane kubera ko ntabwo umukobwa ukunda uri umwe nawe kandi ndabizi ntabwo watereta nyine reka nkubwire ni ukuvuga ngo urabona mu rukundo man hari igihe ukundana n'umuntu sibyo ariko mu rugo urukundo mufitanye nyine ugasanga mbese imana ni ibintu nyine bimeze ukuntu tu ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze iyo ukundana n'umukobwa urumva ni ukuvuga ngo iyo ukundana n'umukobwa umwe cyangwa urenze umwe aho ngaho ngomba kureba impande ebyiri ukavuga ati ko se uyu mukobwa ubundi arankunda n'uyu arankunda mu gihe bagukunda bombi rero mani bwiza ukuri umwe kubera ko umusaza bagufata bazicana rero maramujyaho no kuba nyine yareba umukunda by'ukuri akaba ari ugira ute akarowa aho umutima we nyine akamukunda ari umwe akava mu rujijo nyine tu ngewe namanamugira no kuba yakundana n'umwe batandukana wenda akaba yanashaka n'undi ariko atakiri kumwe n'undi wa kabiri kubera ko mani ibyo biragusaza musore wanjye urumva kuko bwawo ufite umutima umwe uri guha umutima wawe umwe abakobwa babiri cyangwa batatu urumva no kwishyira mu kaga to kandi n'ubundi byose niba gukunda murakubashyira muri systeme yo kugukunda urumva byakunda muzagira ute muzasera kuko ejo bundi azagufata usanga murasera cyane rero ahangaha iradiyo iyo televiziyo yaragusuye bayita Iwacu Mungo TV. Iwacu Mungo TV dukurikiranwa n'abantu benshi. Ngaho ugira ikintu utangariza abantu badukurikiye bakurikiye ikiganiro cyawe na Iwacu Mungo. Ni ukuvuga ngo rero Iwacu Mungo Iwacu Mungo TV icyo nashishikariza abantu no kujya kabisa iganiza abaturage neza mbese ikagira abaturage inama mbese ikababa hafi bishoboka bakavuga ibitekerezo byabo yanjye icyo nashishikariza abantu no kuba bajya kuri channel ya Iwacu Mungo TV urumva bagakora subscribe urumva kuri channel yabo yego. Mbere yuko nkurekura gira inama imwe waha abantu bakundana. Inama naha abantu bakundana nyine no gukundana no kwizerana no kubahana nicyo nababwira. Urakoze cyane. Urakoze cyane mwe mwadukurikiye. Yari televiziyo bita Iwacu Mungo TV. Kora subscribe udukurikirane ubone notification amakuru akugeraho ku gihe. Murakoze naho nge Merci ndi kubwa Abasayidi.